aka kanya kanshamaje reka mbagwe ibyano bakunzi ba Duhugurane-Ikinyarwanda mwe muri Rwanda ndetse n'abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda n'ibwota amasimbi mugira amahoro. Nk'uko bisanzwe uyu munsi nabwo nabateguriye ikiganiro kijyanye n'imigani abenshi nabonye rwose bakunda kandi bakomeje kunshishikariza ko nazajya mbagezaho imigani misa, imigani myiza isobanuye ku buryo bakungukiramo imvugo iboneye bazajya bakoresha mu biganiro cyangwa se mu nyandiko. Ngaho rero ni mu ntege yombi nanjye mbaviri muzingo iyi migani 10 nabateguriye. Ikaze. Umugani wa mbere uragira uti bene inka nke banga inyana. Ngo bene inka nke banga inyana. Abafite inka nke tubishyize mu kinyarwanda cyoroshye banga inyana. Iyi mvugo ishatse kuvuga iki? Uyu mugani ushaka gusobanura ko iyo umuntu adafite ikintu iki n'iki niwe ukibona akagisuzugura. Nuko iyo umuntu adafite ikintu atacyitaho aba ari ntibindeba. Ahangaha rero bakavuga ngo bene inka nke banga inyana. Birumvikana rwose. Umugani wa kabiri uragira uti bene umwaga bahambwa indambya. Uyu mugani ushatse gusobanura iki? Uyu mugani uvuga ngo bene umwaga bahambwa indambya nuko abantu bagira umwaga aba ari abantu bagiranywa n'abantu bafite imico mibi runaka mu bantu. Noneho guhambwa indambya ni uguhambwa mu buryo bworoshye, mu buryo bwo kurambika, nta myiteguro cyangwa se nta bintu birenze bagomba gutaka imva yawe cyangwa se kugira icyo bayikoraho kindi. Rero twabishyira mu mvugo iboneye mu gisobanuro cyiza cy'umugani, nuko umuntu ufite imico mibi usanga kenshi asuzugurwa, usanga kenshi nta muntu umwitaho ngo amukorere ikintu runaka gihambaye. Urugero natanga ni nk'uko bajya bavuga ngo umushyitsi arisha imbuto, ariko se ni mushyitsi ki wakoresha imbuto? Ahangaha iyo ufite umushyitsi ukomeye niwe ukubiza icyuya akakubuza amahwemo mu kumwitegura, ugasanga urashyashyana urajya hirya hino. Uwo mushyitsi aba akomeye kuri wowe, ariko wa wundi musanganywe wumva koko atari inshuti y'inkoramutima, hari igihe ugira ngo ari buze kurya cyangwa se ari buze kunywa ibyo ari buze gusanga. Iki gihe ugasanga nta myiteguro ihambaye wakoze, ugasanga nta kumwitegura bidasanzwe. Ahangaha birumvikana. Umugani wa gatatu uragira uti bogeza inkota inkoni yanjye ari inkuba. Ngo bogeza inkota inkoni yanjye ari inkuba bishatse kuvuga iki? Inkota n'inkoni bihuriye hehe? Byose umuntu ashobora kubirwanisha, ariko se inkota ko idahwanye n'inkoni? Inkoni ari igiti, inkota akaba ari icyuma. Hano uyu mugani ushatse gusobanura iki? Nuko iyo bogeza ikintu, nuko iyo bogeza inkota udafite, ahangaha inkota udafite irutwa n'inkoni utunzi wawe. Bishatse gusobanura iki rero? Uyu mugani ushatse gusobanura ko ikintu wifitiye kigufitiye akamaro kurusha ikintu gikomeye udafite. Ahangaha dushaka kuvuga ko dutanze urugero rwiza rwabisobanura, nuko akaruri umuntu arimo
akaruri murakumva ni inzu ntoya. Akaruri umuntu arimo kamurutira etaje yabanyuraho. Rwose akaruri karuta inzu igeretse amataje n'amataje waba unyuraho ariko utayinjiramo. Nangaha rero dutanze urundi rugero nuko burya iyo ufite ikintu runaka ari icyawe bwite, ahangaha kiba gifite akamaro kurusha ibindi byose udafite. Birumvikana ngo bogeze inkota, inkoni yanjye ari inkuba. Umugani wa 4 uragira uti bunda butama waratamiye. Ati bunda butama waratamiye. Iyi mvugo yakomotse ku mukecuru runaka batigeze bavuga izina, aho yirebye imyanya ye myibarukiro aravuga ngo genda butama. Ati bunda butama waratamiye, ashaka kuvuga ibihe byiza yanyuzemo mu bukumi bwe. Ahangaha rero ni hahandi usanga umuntu yaranyuze mu bihe byiza igihe ari umusore cyangwa se ari inkumi, yasaza akavuga ngo nubwo rwose nshaje, isi ndayizi, isi n'ibyayo byarandyoheye. Ati bunda butama waratamiye. Ahangaha ni ukugaragaza ko ibihe byiza wanyuzemo utabyibagirwa, nubwo iki gihe byose wenda uhobera ibyagusize. Nta guhobera ibyagusize kuko wabinyuzemo neza. Umugani wa 5 uragira uti bwenge buke yaririye baributsa. Ngo bwenge buke yaririye baributsa. Ibi bishatse kuvuga iki? Bwenge buke ni umwe n'abaributsa n'undi. Burya bwenge buke ashobora kugwa ku ijambo nk'uko bajya babivuga ku musazi cyangwa se ufite ikibazo mu mutwe, ndetse n'abaributsa aho umuntu ajya kugira inama cyangwa se ajya kugira ngo amubitse ibanga akarimwibutsa, cyangwa se umusigiye inshingano ugasanga uramwibutsa icyo akora kandi warabimubwiye. Aba bose navuga ko bajya kugira ubwenge ujya kungana, ariko ntibangana. Iyi mvugo ngo bwenge buke yaririye baributsa bishatse kuvuga ko nta muntu utagira akamaro ahumeka. Yaba ubwenge buke cyangwa se baributsa, bose ntibabura ubwenge, ahubwo mu bwenge bwabo buke hari icyo umuntu arusha undi, hari n'icyo yakugiramo inama cyangwa se yagufasha mu buzima bwa buri munsi. Rero abantu bose ntabwo ariko babura ubwenge, niyo baba bafite buke, ubwo buke hari icyo bwakora. Umugani wa 6 uragira uti bwiruko niwe bwirukiro. Ngo bwiruko niwe bwirukiro. Bishatse kuvuga iki? Burya bwiruko ni umuntu usanga undi agira ngo amutabare, ariko se ko ari we ubaye bwirukiro, ko ari we usanzwe. Ahangaha bishatse kuvuga iki? Ahangaha bishatse kuvuga ko umuntu wanyuze mu bibazo, umuntu wagize ibyago, umuntu wanyuze mu bihe bikomeye, abazi uko umuntu ufite ibibazo bikomeye niwe umuntu uba uzi ko umuntu uri mu byago ameze. Tubivuze mu mvugo imwe nabwo musanzwe muzi, nuko twavuga ngo ribara uwariraye. Rwose ribara uwariraye.
ahangaha iyo umuntu yariwe n'inzara, burya gutega amatwi umuntu ushonje ni ako kanya abyumva vuba, ariko umuntu utarigeze unyura mu bihe ibi n'ibi ntiyamenya ubirimo uko ameze. Ibi ni cyo bishatse kuvuga. Umugani wa 7 uragira uti yitirirwa umwana igatera nyina akabondo. Bishatse kuvuga iki? Iyi mvugo iroroshye cyane, ikunda gukoreshwa kenshi, ariko kera uko yakomotse mu Banyarwanda nuko akenshi ababyeyi bajyanaga impamba cyangwa se ibiryo cyangwa se igikoma kugira ngo baze kuramira umwana bahetse nagira inzara cyangwa nagira inyota. Ahangaha rero umubyeyi yabashaga kugira impamba akayigira nini cyangwa se igikoma akagira cyinshi kugira ngo nibura nawe nagira isari aze kunoshaho cyangwa se kubegaho, niba ari n'umutsima akabegaho nawe akica isari, ku buryo nibura abona intege zo gukomeza urugendo. Ahangaha rero umubyeyi akenshi akunda gufata ku by'umwana bamuhaye cyangwa se nawe yamwihembeye. Niba yahembye umwana, simvuga guhemba ko gutanga umuntu igihembo, ahubwo ni ukujyana ikintu ukaza nibura kugiha umwana nyuma, kwihemba cyangwa se kujyana impamba. Rero yagira nyinshi yaba arimo guha umwana nawe akabegaho. Kubega ni nko gufata ku mutsima agace gatoya, agace gatoya k'umutsima bakita itongi. Ahangaha rero iyo ubeze ku mutsima, icyo abezeho rwose kimugirira akamaro ku buryo nibura kitatuma agira inzara. Niba ari amazi, niba ari igikoma, agafataho intama gatoya, iyi ntama ituma agira intege agakomeza urugendo. Rero ngo yitirirwa umwana igatera nyina akabondo. Buriya iry'umwana ryitirirwa nyina akenshi. Umugani wa 8 uragira uti byakaburiye n'abazima nkanswe abazimu. Ngo byakaburiye abazima nkanswe abazimu. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ibiburiye abazima, ese abazimu babibona bate? Ibiburiye abazima, abazimu bo babigeraho? Ibi bishatse kuvuga ko ibyanze ku ntiti ntibyashoboka rwose ku kinyeteri. Ibi ariko navuga rwose, intiti iyo igerageje bikanga, igakubita hirya hino bikanga, ikinyeteri nticyakoraho, ikinyeteri nticyahahinguka. Ibi bishatse kuvuga ko aho intozo ikubitiwe, umusega ntiwahahinguka. Uyu ni umugani nawo uvuga ngo imbwa y'intozo aho ikubitiwe, umusega ntiwahahinguka. Rero aho intiti biyinaniriye, ikinyeteri ntaho cyakora. Icyo bishatse kuvuga, umugani wa 9 nawo uragira uti dusangiye umwami ntidusangiye ijambo. Dusangiye umwami ntidusangiye ijambo. Uyu mugani nawo uroroshye, urafata ibintu bibiri ukabigereranya: gusangira umwami no kudasangira ijambo. Iyi ni imvugo abantu bakomeye cyangwa se abantu usanga
bigwijeho ibintu ibi n'ibi cyangwa se bafite icyubahiro iki n'iki kukurusha, usanga akwishongoraho avuga ko musangiye umwami ariko ntaho muhuriye. Mushobora gusangira umwami ariko ugasanga ahandi ijambo niwe babanza, wowe ntihagire n'ukurabura cyangwa ntihagire n'ukwibuka ko uhari. Aha ngaha rero ugasanga akwishongora avuga ngo erega wa mwana we dusangiye umwami ntidusangiye ijambo, ashaka kukubwira ko rwose ntaho muhuriye, akurusha icyubahiro, akurusha ibintu, akurusha ijambo. Umugani wa 10 ari wo wa nyuma uragira uti gira umwami ugire n'inshuti. Uyu mugani rwose urumvikana ati gira umwami ugire n'inshuti. Bishatse kuvuga iki? Hano bishatse kuvuga ko ari byiza kugira byombi, ari byiza kugira umwami ukanagira n'inshuti. Umwami hano aragereranywa n'umuntu udasanzwe, umuntu ukomeye. Iyo ufite umuntu ukomeye wakugoboka mu byago cyangwa se mu bihe bikomeye, uri mu mazi abira, ni byiza yuko wanagize n'inshuti muri ku rwego rumwe, inshuti ziguhora hafi, inshuti musangira akabisi n'agahiye igihe cyose ubishakiye. Kuko burya kwiringira ukomeye gusa, hari igihe wagira utya ugasanga uramukeneye ariko ntumubonye. Rero inshuti za hafi, umuturanyi wa hafi ni ingenzi. Nta kwiringira umuvandimwe ukomeye wenda kuri wowe, ahubwo kwizera inshuti zawe n'umuntu ukuri hafi ni iby'agaciro. Rero kujya kurengurira umunyarwanda bamugira inama ariko bakabinyuza mu mugani cyangwa se mu mvugo ihishe, bakagira bati gira umwami ugire n'inshuti. Ahangaha rero niho dusoreje ikiganiro cyacu, ikiganiro kibanze ku migani 10 isobanuye. Rwose twifuza ko mwazajya mukoresha iyi migani tubasobanurira, hagira ubisoba mukatwandikira mu bitekerezo, maze tukongera tukawubasobanura cyangwa se tukabaha n'ingero z'aho wawukoresha nk'uko twagiye tubibasobanurira, tubaha n'ingero umuntu yakoresha umugani uyu n'uyu. Rero turabifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, ndetse tubifuriza kugira amahoro n'amahore aho muri hose mu mpande z'isi. Ngaho rero mukomeze kugira umugoroba mwiza. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre, ubifuriza ibihe byiza birimo imigisha myinshi.